To you as a humble servant of Jesus Christ. nje imbere yanyu nk'umugaragu w'Imana, And I come with expectation that God will move in our midst. kandi mfite ibyiringiro ko Imana iri bubane natwe. My name is Tim Smith. Nitwa Smith. I've been to Rwanda maybe 18, 20 times. Maze kuza mu Rwanda inshuro zigera kuri 18 kugeza kuri 20. So I'm not a foreigner. Rero ntabwo ndi umunyamahanga. Archbishop Kalini has said that I'm one with you. Archbishop Kalini yababwiye ko ndi umwe muri mwe. But how can that be? I've got white skin and you've got dark skin. Ariko ibyo byashoboka gute? Mfite uruhu rusa gutya rwera, mufite uruhu rwirabura. I'm an American and you're Rwandese or Congolese. Ndi umunyamerika ariko bamwe muri abanyarwanda abandi mukaba Abakongomani. I'm a lot older than most of you. You're younger. Kandi benshi muri mwe mbarusha imyaka. I've got a beard. None of y'all have beards. Why don't y'all wear beards? Benshi muri mwe ngira ngo nta bana bafite ubwanwa mufite. Why don't y'all wear beards? Why don't you have a beard? Ngo kuki udafite ubwanwa? So we are different in a lot of ways. Ubwo rero byatuma abantu batandukanye cyangwa se bitandukanye abantu byaba byinshi. But we're one in Christ. Ariko muri Yesu Kristo turi umwe. Through the blood of Jesus. Binyuze mu maraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. We are brothers in the Lord. Turi abavandimwe mu Mana. I've come over 15,000 kilometers to ask you one overriding question. Naje nkoze urugendo rw'ibirometero birenze 15,000. Just one question. Ariko mfite ikibazo kimwe. How can you have healthy families spiritually and spiritually strong churches without spiritually strong men? Wagira ute ingo zikomeye mu buryo bw'umwuka n'insengero zikomeye cyangwa itorero rikomeye mu buryo bw'umwuka utafite abakozi bakomeye? Can you have spiritually strong families and spiritually solid churches without spiritually solid and healthy men? Byashoboka ko wagira insengero zikomeye n'ingo zikomeye utafite abavugabutumwa bakomeye. Is that possible? Icyo cyashoboka. I see a bunch of no's. It's not possible. Nk'uko bamwe muri mwe babyemeje ntabwo byashoboka. And that's the subject matter that we're going to discuss today and tomorrow. Kandi ibyo turi buganire byubakiye kuri icyo uyu munsi n'ejo. This gathering is titled The Equipping of the Equippers. Uyu muhuro wanyu cyangwa uyu mwiherero twawise izina kushoboza abashoboza abandi. Equipping the equippers. Kushoboza abashoboza abandi. The training will be the equipping and you are the equippers. Mwebwe muraza guhabwa ubushobozi mu buryo bw'amahugurwa, namwe muzajye guha ubushobozi abandi. So this information is not just for you to know, but for you to act on.
ubumenyi uri buhabwe rero si ubwo kugira ngo ushyire mu mutwe wawe gusa, ahubwo ni ubwo kugira ngo nawe ufashe ugire abandi ushoboza. Can I pray? Can I pray? Reka dusenge. Come, Holy Spirit, come. Mwuka wera manuka. Come and bless us with your presence. Tumanukire utwuzuza umugisha wawe. Reveal to us the heart of Jesus' heart. Mana yacu manuke kumutima wa Kristo. And may our hearts be touched Eka imitima yacu ifatweho by the grace of your Holy Spirit. bw'imbaraga z'umwuka wera. So come. Come, Holy Spirit, come. Mwuka wera ngwino. Thank you, Lord. Thank you. Urakoze Mana. Urakoze Mana. I didn't say amen because I don't want the prayer to end. I want everything we do to be in the context of prayer. My heart's open before God. Nanze kuvuga amen kubera ko nshaka ko umutima wanjye ukomeza kuba imbere y'Imana kugira ngo ibyo turi bukore byose mbikore ndimo nsenga. That's my definition of prayer. Opening my heart before God's heart. Uko niko nsobanura isengesho, gufungura umutima wanjye Imana ikakora. Matthew 18:11. Matthew chapter 18:11. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Matayo Tells us igice that, 18 umurongo wa 11. tells us that Jesus came into this world to seek and save that which is lost. Haratubwira ko Yesu yaje muri iyi si kugira ngo ashake icyari cyazimiye. And before October the 9th, 1976, that was me. Before October the 9th, 1976. Rero icyo cyari cyaravuze Yesu yaje gushaka mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, uwo yari jye. That was me. I was lost spiritually. Nari naratakaye mu buryo bw'umwuka. But on that day I accepted Jesus as the Son of God. Ariko kuva uwo munsi aho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, And as my Savior. nk'umukiza wanjye. And for the last 48 years, Umu Christo. Kandi ubwo nkaba ngenza urwo rugendo imyaka 48. Trying to let Jesus be the Lord of my life. Ngenda mbwira abantu ibyo Yesu yankoreye mu buzima. Trying to follow His Word as written in the Bible. Nkurikiza ijambo rye uko ryanditswe muri Bibiliya. In the United States, I'm a former lawyer. I did trial work as a lawyer. Muri Amerika ndi umwavoka mu buryo busanzwe. Was senior pastor of the mother church of Protestantism in my state. Nabaye umupasitori mukuru mu itorero ry'abaporo mu gihugu mvukamo. Was chief executive officer of a mission society that had up to 180 churches in it. Nabaye umuyobozi mukuru muri misiyo yatangije amatorero agera ku 189. Planted a church, started a church, an Anglican church.
natangije amatorero mu itorero Anglikani. Then I stepped back from being a pastor, a parish pastor, and became involved in racial reconciliation. Navuye mu kuba umupasitori uyobora paruwasi njya mu bintu by'ubumwe n'ubwiyunge. And then got involved in men's discipleship. Kandi Imana irangije inshyira mu kugira umurimo wo kukuza abakristo, kubatoza no kubakuza. For the last 25 years, I've been a priest of Rwanda. Mu myaka 25 ishize nyimaze ndi umupasitori w'itorero ryo mu Rwanda. In the last 24 years, I've been Archbishop Collini's canon at St. Stephen's, Kigali. Kandi muri iyo myaka 24 nyimaze nkorana na Archbishop Collini. During those years, I have learned some processes and principles about carrying forth the Great Commission. Ariko muri iyo myaka yose muri urwo rugendo nagiye niga uko umuntu yashobora kugira uruhare muri misiyo y'Imana. And I'd like to leave some of that information. I'd like to leave you the important learnings that I've had over those years. Kandi nshaka kubasigira bimwe mu bintu by'ingenzi nize muri urwo rugendo. These principles work. Iyi mirongo ngenderwaho irakora kandi irafasha. They've worked in hundreds, if not thousands, of churches in my country. Iyo mirongo ngenderwaho yafashije amatorero magana niba atari ibihumbi. And thanks to Archbishop Collini's ministry, Restoring Our Foundation's ministries, no muri ministeri ya Archbishop Collini nayo ayo magambo yagiye adufasha. These are offered to you for free of charge. Kandi uyu munsi twaje kugira ngo namwe tuyabahe abafashe mu itorero muyobora. We do not want to charge for teaching gospel principles. We don't want to charge any money to teach. Ntabwo rero duca amafaranga kwigisha abantu bijyanye n'ivugabutumwa. They're being offered to help you carry out the Great Commission. Icyacu no kubafasha kugira ngo mugire ubushobozi bwo gukomeza umurimo Kristo yatangije. There are two greats. There's the Great Commandment and the Great Commission. Hariho tegeko riruta yandi, hakabaho n'umurimo Imana yatusigiye. When I say the Great Commandment, what do you think? Mu gihe navuze itegeko riruta yandi, mutekereza ko mba nshatse kuvuga iki? In our country, we say that this is the first and great commandment. Mu gihugu cy'iwacu tuvuga ngo niryo tegeko rya mbere kandi riruta ayandi. It's part of our liturgy. Icyo rero kiri muri gahunda yacu y'amateraniro. Do y'all know what the great commandment is? Ese mwese muzi iryo tegeko iryari? Does anybody know what the great commandment is? Yes, sir. Loving God and loving your neighbor. There you go. It's found in Deuteronomy 6 when God said it to Moses. Iri mu kutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu. It's found in Matthew 22 when Jesus spoke it. Kandi twongera tukakisanga muri Matayo aho Yesu yabyivugiye. The great commandment is love God with all your heart and all your soul and all your mind and all your strength.
gukunda Imana n'umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga. And the second is like unto it. You shall love your neighbor. Irya kabiri gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. That is the great commandment. Iryo rero niryo tegeko riruta ayandi yose. The other great is the Great Commission. Ahandi ikindi kintu gikomeye twibandaho ni misiyo, inshingano nkuru Kristo yatusigiye. Does anybody know what the Great Commission is? Hari umwe muri mwe uzi inshingano nkuru Yesu Kristo yatusigiye? Yes, sir. Sir, I can't see, but yes. The Great Commission is. Great Commission. Mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, dore ndi kumwe namwe uhereye none ukageza ku mpera y'isi. He's saying, I put it in English, he's saying the Great Commission is go and make people disciples of. Amen. Amen. Well done. Well done. The Great Commission is found on Matthew 28. Matthew 28 verses 18 to 20. Turayisanga muri Matayo igice cya 28 kwera ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20. Would somebody read Matthew 28, 18 to 20? Hagira umuntu dusomera icyo gice cyo muri Matayo igice cya 28 guhera ku murongo wa 18 yavuze wa 18 kugeza ku wa 20. Uhereye ku wa 18 haragira hati nuko Yesu arabegera avugana na bati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I will always be with you until the end of the world. Amen. Jesus will be with us in carrying forth the Great Commission. Yesu azagendana natwe dukora izo nshingano yaduhaye. It's a partnership with God. Nubufatanye tugendana nawe. Us as followers of Christ and the Holy Spirit working together. Nk'abantu bagera ikirenge mu cya Kristo tuzaba turi kumwe na Kristo n'Umwuka wera dufataniriza hamwe. Have any of you been to the diocese of Gahini? Mwari mwajya Gahini? Hari bamwe muri mwe bari bagera Gahini? To the hospital in Gahini. Have any of you been there? Mu bitaro bya Gahini hari wari wahagera? Well, as you leave the paved highway and go up the dirt road to the hospital where the East African revival began. Mukivuye ku mapavo gana aho revival yatangiriye. You pass a building. Hari inyubako cyaho. Kind of painted pink. Isize irangi rya pink aryogo ni rose. With blue letters written on it. Blue. Handisemo inyuguti z'ubururu. This is what it says. Aya niyo magambo yanditseho avuga ngo tugende tubashake tubazane tubatoze tubatume.
And then it says underneath that that's Matthew 28. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. The Great Commission. The Great Commission, inshingano nkuru Yesu Kristo yadusigiye. The key word is tupatosi. Bamwe bashaka, excuse me, some people want to see it again. Sure. Tugende tubashake tubazane tubatoze tubatume. Buryo umunyeshuri mwiza akayakandika ni incamake ya Great Commission. Ndabona bamwe bakareba gusa nutatahana ntaco gutahanye. Tugende tubashake tubazane tubatoze tubatume. And we summarize the Great Commission as tupatosi, go and make disciples. Rero tubishyize mu nteruro ngufi tuvuga tubatoze. Iyo niyo discipleship. That's what we're going to talk about today. Bwe rero icyo nicyo turi buvuge. Turaza kuvuga tubatoze niyo turi butindeho. Kutoza rero ukuba nawe waratoje icyo nacyo no kukizirikana. If Archbishop Collini had gone first in our teaching today, aho Archbishop Collini yigisha mbere yuko nigisha, he would have talked about building a life on the solid rock of Jesus Christ. Yari buvuge kubakira ku rufatiro ariwo Yesu Kristo. And that reminds me of the parable that Jesus said in Matthew 7. Kandi icyo kiranyibusa umugani Yesu yaciye muri Matayo igice cya 7. You're probably familiar with that parable of Matthew 7:24. Mushobora bamwe kuba muhazi cyane Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. It's about a man who built his house upon a solid rock and another man who built his house on sand. Aravuga umuntu wubatse inzu ku rutare no wayubatse ku musenyi. Let's look at the man who built his house on the solid rock. Aturebe umuntu wubatse ku rutare. Matthew 7:24. Matayo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. My brother, would you read that to them? Matthew 7:24. Only verse 24. Yeah. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. That verse has two key elements in it. Uwo murongo ufite ibintu bibiri by'ingenzi. To hear God's word, kumva ijambo ry'Imana, and to act on it. Kumva ijambo ry'Imana kandi ukemera rikakuyobora. Christianity is an active faith. Ubukristu ni ubuhamya bushingiye ku kwizera. It involves us learning and acting upon it. Bidusaba kwiga kandi tukashira mu bikorwa. Christianity is not a passive, sit on your behind type of faith. Ntabwo kuba umukristu ari ibintu twitirirwa gusa. So God's charge in the Great Commission is for us not only to know what it is, but to do something about it. Inshingano nkuru rero so kuyisoma nk'uko twayisomye, ahubwo ni ukumenya icyo ishatse kuvuga mu buzima bwacu kandi bikagaragarira mu byo dukora. Therefore, rero whether you act on carrying forth the Great Commission is up to each of you. Ubwo rero niba izo nshingano uzizirikana ukazishyira mu bikorwa,
urabizi neza cyangwa se birakureba cyangwa se ni inshingano yawe. I'm not here just to teach you something. I'm here to ask you to get involved in what God is doing in the Great Commission. Ntabwo nje hano kubigisha, ahubwo nje kubashishikariza kugira uruhare muri izo nshingano nkuru Yesu yatusigiye. I've told you a little bit about myself. I'd like to know a little bit about you as a group. It looks like all of you are priests. Is there anybody here who's not a priest? Raise your hand. Nshaka kugira icyo nababwiye amakuru make ku buzima bwanjye, ariko nshaka kumenya namwe abo muri bo. Biragaragara ko benshi muri mwe ari abapasitori. Haba hari uri muri mwe atari umupasitori? Niba uhari utari umupasitori washira ukuboko hejuru. So everybody here is a priest, clergy? Ari kubaza ati buri muntu uri hano ni umupasitori? Okay. Both, all of them. Okay. Are priests. Well, this one, then I will... The visitors from Congo, there are 2 who are not priests. Good. Yeah. Great. And we also have a few who are diaconus to be priests, but I think good. The same trend. Yeah. Good. I will try to talk pastor to pastor to you. Yes? I've been a pastor, 40 years? Yeah, 40 years. So I'm trying to talk to you as a pastor. Ngiye kuvugana namwe nk'umupasitori uvugana n'abandi ko yaramaze imyaka irenga 40 ndi umupasitori. How many of you speak English? Ni bangahe muri mwe bavuga icyongereza? Mushire amaboko hejuru abashobora kuvuga icyongereza. Well, I hope you understand Southern English. Ndatekereza ko benshi muri mwe, the southern part of the United States, we talk slower. Ati mu majyepfo ya Amerika ati tuvuga icyongereza ariko tugerageza kugenda gahoro, ubwo ndatekereza ko muri bugende mutoramo. If the Great Commission is about go and make disciples, have any of you been to any discipleship training programs? Niba inshingano ari kugenda tugashaka abantu tukabatoza, ni bangahe muri mwe bigishije inyigisho zijyanye no gutoza abakristo cyangwa kubarera? Raise your hand. Uzi ko yagiye mu mahugurwa yihariye ya discipleship? 1, 2, 3, 4, 5. Good. I know that you've probably all been in evangelism training, but this is discipleship training. Benshi muri mwe mushobora kuba mwaragiye mu mahugurwa y'ivugabutumwa, ariko bitandukanye nayo kutoza cyangwa se kurera. Ubwo rero amahugurwa turimo nayo kutoza. It's not just for you, but it's for you to pass on in your congregation. Ntabwo ari ibyawe turi bukwigishe ngo ubane nabyo, ahubwo ni turabikwigisha ngo ugende ubikoreshe aho Imana yagutumye. We chose the title, The Equipping of the Equippers, from Ephesians 4. Twatoranije iyi theme ivuga ngo gushoboza kutoza abari butoza abandi, cyangwa se gushoboza abari bushoboza abandi. Twayikuye mu Befeso igice cya 4. If somebody, would you read Ephesians 4, verse 1 and 12? Just verses 1 and 12. Abefeso igice cya 4 umurongo wa mbere no wa 12. Nuko ndabinginga yewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. Umurongo wa 12, murabona ko bifite bihuriye n'ebyejo, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Verse 1 tells us that we have a calling that God wants to carry forth through us.
umurongo wa mbere w'icyo gice cya kane baratubwira ngo Imana yatuhamagariye umurimo wo kugira icyo dukora ngo tugende. We're to walk, we're to live worthy of the calling that God has placed upon us. Tukwiriye guhaguruka tukava aho Imana yadusanze tukajya aho idutuma. And part of that calling is the Great Commission. Kandi muri uwo muhamagaro harimo umurimo mukuru Yesu yatusigiye. Gutoza. Verse 12 tells us that we do that by the equipping of the saints for the work of ministry. Umurongo wa 12 utubwira ko ibyo tubishobora tutegura abandi bari butufashe cyangwa bari kugira uruhare mu murimo w'Imana. That's Archbishop Kalini and me trying to equip you to be able to equip the people in your church. Ubwo rero icyo nicyo tuhagurukije nge na Bishop Kalini kugira ngo tuze tubatoze namwe mushobore kujya gutoza abandi kugira ngo ubwami bw'Imana bwagwe. That's our way of acting upon the foundation of the solid rock of Jesus Christ. Uwo rero ni umuhamagaro wacu wo kubakira ku rutare dushoboza abandi dutoza abandi uwo murimo wo gutoza abandi. So we're going to go deeper about tuberculosis. Tugiye kwinjiramo gusesengura ibijyanye no gutoza. In my country, in the United States, when a pastor hears about the Great Commission, muri Amerika mu gihe umuntu yumva izi nshingano nkuru Yesu yatusigiye, they usually wrongfully think that it means to go and make church members. Benshi barirukanga bakatekereza ko ari ugushaka umubare munini w'abakristo kagwiza umubare gusa. Growing a big church. Itorero rikakura mu mibare ukavuga imibare minini ufite y'abakristo. Build a large and comfortable building. Mu kubaka urusengero rw'igitangaza rusa neza. Have great sermons and great music and great programs. Abantu bakavuga ubutumwa bakacuranga bakagira porogaramu zitandukanye. But that is not the Great Commission. Ariko si wo murimo mukuru Yesu Kristo yatusigiye. The Great Commission is go and make disciples. Umurimo mukuru Yesu yatusigiye no kugenda tukatoza tukabashaka tukabatoza. And we will, in a few minutes, we will define discipleship and a disciple. We'll have the meaning of those words. Mu kanya gato turaza kuvuga ese gutoza bya nyabyo bisobanuye iki cyangwa se umwigisha wa Kristo ni muntu ki. In the implementation of the Great Commission, the American church, and I believe the Rwandan church, face two major problems. Ngira ngo mu gushira mu bikorwa umurimo mukuru Yesu yatusigiye cyangwa inshingano nkuru Yesu yatusigiye muri Amerika hura n'ibibazo bibiri ariko ushobora no gusanga no mu Rwanda ari uko bimeze. There's a men problem and a church problem. There's a men's problem and a church problem. Hari ikibazo cy'umuntu ubwe hakaba n'ikibazo cy'itorero. Umugabo hari ikibazo cy'umugabo ubwo yarakoresheje mani rero kigira interpretations ebyiri. Hari ikibazo cy'umugabo n'ikibazo cy'itorero. The men problem is that they're not being discipled. Ikibazo cy'umugabo no ko umugabo kwigisha cyangwa kutoza bitajya bibyoro. And therefore our country is in a moral and cultural decline. Rero twagera ku itorero bikaba usanga turi kugenda tutakaza
umwimerere w'imyizerere yacu because men are not being discipled in Christ. kubera ko umugabo kumwigisha cyangwa kumutoza byabaye ingume. Divorces are increasing. Divorces are increasing. Kusenyuka kw'ingo biri ku rwego rwo hejuru cyane. Pornography is more prevalent. Bijyanye no n'ibikorwa by'urukozasoni byagiye ahantu hose byanyanyagiye isi yose. Lawlessness is increasing. Kutubahiriza amategeko kuba ibyihebe byagiye ku rwego ruhambaye cyane. The respect for authority is diminishing. Kubaha abatuyobora byarashize. An understanding of the sanctity of life is decreasing. No kugira ngo tumenye icyo ubuzima ari cyo n'agaciro kabwo nabyo biri kugenda bitakara. It is our position that just about every social ill is attributable to the lack of a discipled man. Kandi ibi byose isi iri kugenda ihura nabyo ubisesenguye neza wasanga bishingiye ko umugabo yanze gutozwa no kwigisha kuba umwigisha wa Kristo. Undiscipled men are causing lots of problems in lots of ways in my country. Kandi ibyo byazanye ibibazo byinshi mu gihugu cyacu. And I understand that the Euro-Western culture is infiltrating here in Rwanda. Kandi tuzi neza ko iyo mico y'iwacu iri kugenda icengera mu mico yanyu nk'Abanyarwanda n'Abakongomani. The social media, television, smartphones is causing major problems in Rwanda. Ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga za televiziyo n'ubundi buryo buri gutuma ibyiri iwacu biza namwe bikabasanga. And our societies have gotten into this trouble because the church has not discipled men. Kandi bikaba ikibazo kubera ko umugabo ntabwo ahagaze kumwigisha wa Yesu Kristo ko bije bimujyana uko nyine. The consequences are great. Ingaruka zabyo rero ziri ku rwego rwo hejuru cyane. And that's the church problem, that we have been distracted from the Great Commission. Icyo rero nicyo kibazo itorero rifite kubera ko twavuye ku nshingano nkuru twaretse ibyo dukwiriye gukora dukora ibidakwiriye gukorwa bihereye ku mugabo ariko of tuberculosis of going and making disciples. Tubatoze rero mugende muhindure abantu abigisha ba Kristo. In my country, probably the greatest evangelist for the last 150 years is a man named Billy Graham. Mu gihugu cyanjye mu myaka myinshi ishize umuntu wavuze ubutumwa akamamara cyane ni Billy Graham. Have any of you heard of Billy Graham? Ngira ngo mwagiye mumwumva. He's led hundreds of thousands to Jesus. Yazanye ibihumbi n'ibihumbi kuri Kristo. But as a great evangelist, he said, ariko ngo muvugabutumwa w'igitangaza yavuze ati, evangelism without discipleship is cruel. Ivugabutumwa ritafite gutoza no kurera ntabwo riba ryuzuye. The church has been dealing with the symptoms of undiscipleship and not going to the root cause. Ivugabutumwa ritarimo gutoza no kwigisha no gukuza ni nko kwica abantu urubozo.
The churches are spending a lot of energy dealing with the symptoms of the problem and not curing the problem. rero itorero rikurwana n'ingaruka n'ibimenyetso byo gupfa rubozo kw'abakirisitu mu gihe bakabaye bahangana n'icyabiteye. Turi kubishakira umuti mu gihe cyo guhangana n'icyabiteye, ugasanga ufite abakirisitu buzuye urusengero bafubye ukashaka kubavura kubafubura uhereye hejuru utahereye mu mizi kumenya aho byafiriye. As a pastor, we spend a lot of time with what I call pastoral care. Nk'abapasitori rero tugatinda mu kwita ku bakirisitu, kubitaho, kubegera, kubaha serivisi, kubasura n'ibindi byose, no kubumva no kubasanga, helping our parishioners with the problems they encounter. Tugerageza guhangana n'ibibazo bahura nabyo ko babitubwira. And that's important. Nibyo nabyo ni ingenzi. But that's not addressing the root cause. Ariko ibyo ntabwo bikemura ikibazo cya kindi twise gusanga abantu barishe rubozo ukagira abakirisitu batari abakirisitu. It's treating the symptom, not providing a cure. Uri kugerageza kuvura ibimenyetso ariko ntabwo uri gutanga umuti nyawo. It's like giving somebody with cancer an aspirin. Ni ngoko wasanga umuntu arwaye kanseri uri kumuha paracetamol cyangwa se undi muti ugabanya ububabare. The aspirin might ease the pain a little bit, but it doesn't solve the problem. Bigabanya ububabare ariko ntabwo bivura uburwayi umuntu arwaye. You've got to go to the root cause and remove the cancer. Icyakabaye ari ngombwa ni ukuvura kanseri. Another example is a tragic one. Urundi rugero ngiye gutanga ruragoye cyane kubera ko rufite ubundi buremere. Let's say it's July 1994. Reka tuvuge ku byabaye mu 1994. And you're standing on the bank of the Akagera River. Uhagaze ku ruzi rw'Akagera ku mugezi. And as you look at the river, you see bodies floating down the river. Ureba mu ruzi ukareba rwuzuye imibiri y'abantu bishwe. And you want to do something about it. Kandi ushaka kugira icyo bikoraho. So you jump into the Akagera River and you pull the body out. Ukasimbuka ukajya muri rwa ruzi ukakuramo ya mibiri. And put it on the bank of the river. Ukayishyira ku nkombe. And then you see another body go by and you jump back in and get that body and bring it up on the Ukabona bank. undi ukasimbuka ukawukuramo ukawushyira ku nkombe. You're addressing the symptom of a problem. Urimo uravura ibimenyetso, ntabwo urimo uvura ikibazo uhereye mu mizi. Human lives are being lost. Abantu bari gutakaza ubuzima. But if you're going to address the problem, you've got to go upriver to where the slaughters were taking place. Ukwiriye kugenda ukasanga hahandi aho abantu bari kugwa, aho bari kubikira, ukaba ariho ukemurira ikibazo, pana gutegereza ukabona imirambo mu ruzi ukayitoramo. And stop the violence. Kugira ngo ugabanye ikibitera ako kavuyo ayo makimbirane. That's addressing the root cause of the problem. Nibwo waba uri gukemura ikibazo mu buryo bukwiye. And not just treating the symptom. Ariko atari ukutegereza ku ruzi ukagenda utora imirambo abantu bamaze kubica. And today there are men and women dying spiritually for the failure of the church to address the root cause. Kandi iyi minsi turimo nuko abagabo n'abagore bapfa, itorero ryananiwe kujya gukemura ikibazo kibitera, tukabategereza tugenda tutora imirambo.
The consequences of the failure to disciple men has an eternal, the consequence is eternal for those who are lost. kandi kunanirwa kw'itorero gukora icyo ryagombaga gukora gutoza ingaruka z'ibyo bizaba ubuziraherezo itorero niritakora inshingano yaryo. This is serious business, my brothers. Bene data, uyu ni umurimo ukomeye cyane. Time is short. Time is brief. Igihe ni gito cyane kandi umurimo urakomeye. The stakes are high. The consequences are great. Ingaruka ziraremereye. And hell is hot. Yes? Hell is hot. Kandi Gehinomu nayo irakomeye. Serious business, my brothers and sisters. Bavandimwe, inshingano dufite zirakomeye. So let me give you a definition of discipleship. Reka mbahe igisobanuro cyo gutoza cyangwa se kukuza abakristo. This is a definition from a man who's led his disciple tens of thousands of men. Iki gisobanuro cyatanzwe n'umuntu wabikoze akatoza abantu ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. A dear friend who's been praying for you. Inshuti yacu kandi maze n'iminsi basengera. That you may effectively carry forth the Great Commission here in Sayangugu. Kugira ngo nk'abanyecyangugu n'inshuti zacu za Turusi Bukavu mushobore kwinjira muri izi nshingano zo gutoza no kukuza abakristo. Please write this down. Ibi mubyandike. Discipleship is one man caring enough about another man. Gutoza cyangwa kukuza abakristo ni umuntu umwe kwita ku wundi muntu kugira ngo bamushoboze kubaka ibi bikurikira. Ni umuntu umwe kwita ku wundi muntu kugira ngo bamushoboze kubaka ibi bikurikira. To help him build a relationship with God. Kumufasha kubaka umubano we n'Imana cyangwa ubusabane bwe n'Imana. That's the first aspect of discipleship. You will always excuse me to emphasize some of the things. Ibintu mubizirikane kubera ko sinzi icyo twakora kubera ko So they are discussing about the interpretation challenge because we even mentioned it when we were still in Bishop's office. I'm translating from English to Kinyarwanda, so the Rwandese are taking the message. But the Congolese, we are worried. Okay. Ariko nanone ababegereye you can try. Ababegereye mwagerageza. So discipleship is one man caring enough for another man to help him build a relationship with God. Gutoza cyangwa gukuza umukristo no muntu umwe
kwita ku wundi muntu, ako kantu mukumva, umuntu umwe kwita ku wundi muntu kugira ngo yuzuze ibi bintu bikurikira. Icya mbere, ubusabane bwe n'Imana. An understanding of life from a biblical perspective, a biblical worldview, an understanding of life from a biblical perspective. Ubwo rero turebeye ubuzima mu ijambo ry'Imana, and leading a life worthy of Christ. Let me see the 3 points. Icya mbere, gutoza n'umuntu kwita ku wundi muntu mu buryo buhagije kugira ngo akuze imibanire ye n'Imana. Icya kabiri, arebe isi ashingiye mu marineti y'ijambo ry'Imana. Icya gatatu, abeho mu buzima buhesha Imana icyubahiro, cyangwa se abeho mu buzima bushushanya ubwa Kristo. Ibintu bitatu mwabizirikanye. Umuntu umwe gufasha undi muntu umwe. Discipleship ntabwo ikorwa mu kigare. Umuntu umwe ni umwe ukamukuza kugira ngo ubusabane bwe n'Imana bwiyongere, isi ayibonere mu marineti y'ijambo ry'Imana, mu ishusho ry'ijambo ry'Imana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, abeho mu buzima bushushanya Kristo, cyangwa se mu buzima buhesha Imana icyubahiro. Kubera ubushushanya Kristo rero, urumva uba wageze ikirenge, umushoboze kugera ikirenge mu cya Kristo. Ibintu bitatu: ubusabane bwe n'Imana, kubona isi mu ishusho y'ijambo ry'Imana. Icya gatatu, kubaho mu buzima bushushanya Kristo. Ibyo bintu tubitahanye kandi tukabizirikana kubikora, nubwo ntafata byinshi, ngafata umuntu umwe ufasha undi mu buryo bwose bushoboka buhagije, ufasha undi kugira ngo ubusabane bwe n'Imana buzamuke. Biturinde kwirukankira imibare, koko usanga ngo urabujuje ari imirambo ugenda ujagura mu ruzi gusa utagiye ku isoko kugira ngo bagire ubuzima. I have a short version of that. Mfite incamake y'icyo mvuze, y'izo nshingano zo gutoza. If evangelism is pointing and leading someone to Christ, niba ivugabutumwa ari ukuzana abantu kuri Kristo, kubashaka ukabazana kuri Kristo, twumvikane nubwo turi kwandika twikinga ibintu by'ingenzi, kubera ko isi yashize. Umugabo kugira ngo abe umwigisha wa Kristo byabaye ikibazo. Then discipleship is growing a man in Christ. Growing a man in Christ. Niba ivugabutumwa ari kwigisha abantu kugira ngo tubazane kuri Kristo, kubatoza no kubakuriza muri Kristo. And making a disciple is a partnership with God, us and God. Kandi gukuriza abantu muri Kristo tubifatanya na Kristo buke kandi muri we. Us interacting with other men. Nubwo twaba tufatanya n'abandi bantu, ariko cyo tuzirikana ni ukubakuriza muri Kristo kandi tufatanije nawe. It requires action on our part. Hari icyo bidusaba, hari uruhare rwacu rero. Go, get off your behinds, go. Vahuri, vahongaho, haguruka. It's an active faith. Jesus used the word go 140 times.
Yes. Jesus used the word go 140 times. Yesu Kristo yakoresheje ijambo genda inshuro 140. And he called us to go and make disciples. Kandi arimo aratuhamagara ngo tugende duhindure abantu abigisha ba Yesu Kristo. So let me tell you who a disciple is. Reka mbabwire umwigisha wa Kristo ninde, ni muntu ki? In the Bible, in Greek, a disciple is someone who learns, a learner. Muri Bibiliya umwigisha wa Kristo ni umuntu wiga. A disciple can also be described as someone who is called to live in Christ, to abide in Christ. Umwigisha n'undi muntu wiyemeje kuba muri Kristo, kubaho ubuzima bubahisha Kristo, to live in Christ, kubaho muri Kristo, by letting Christ live in us, akemera Kristo kuba muri we, and let him shape our souls, kugira ngo abe ari we uyobora roho zacu, and form our thoughts, n'ibitekerezo byacu, and guide our actions. akayobora n'ibikorwa byacu. That's what living in Christ means to me. Icyo nicyo bisobanura kuba muri Kristo. It's part of my prayer every day for my walk. Iryo niryo sengesho ryanjye rya buri munsi mu nshingano zanjye. So first, a disciple is somebody that's called to live in Christ and who accepts that calling. Umwigisha wa Kristo ni umuntu wahamagawe kuba muri Kristo kandi akemera uwo muhamagaro wo kuba muri Kristo. Number two, icya kabiri, is equipped to live like Christ. ni umuntu witeguye, uteguwe kubaho nka Kristo, ubuzima bwubahisha Kristo. To be obedient to God's desires for the way we live our life. Tukabaho mu buryo bushimisha Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. So a disciple is someone who lives in Christ and who is equipped to live like Christ. Umwigisha wa Kristo rero ni umuntu wemeye kuba muri Kristo kandi abayeho mu buzima bwubahisha Kristo. And number three, icya gatatu, is sent to others to live for Christ. number 3, To live for Christ. To live for Christ. icya gatatu, kandi akaberaho Kristo, akabaho ku bwa Kristo. Impamvu nyamukuru yo kubaho kwe bikaba ku bwa Kristo. By serving others. Akorera abandi cyangwa ahereza abandi, ari umugaragu w'abandi. Ayo magambo atatu yose tusaba kuba umugaragu w'abandi. And there's one point that I can't make strong enough. Hari point imwe ashobora kuremereza uko bikwiye. Being a disciple is not just getting your life right with God. Kuba umwigisha wa Yesu Kristo si ukwikiranura na Kristo ngo umwakire nk'umukiza wawe bigarukiraho. No. You're not a disciple unless you're helping others follow Christ. Ntabwo wabura umwigisha wa Yesu Kristo utashoboye gufasha abandi kukurikira bakakurira muri Kristo. So discipleship is not just learning something but doing something. Kuba umwigisha wa Yesu Kristo si ukwiga ibya Kristo gusa, ahubwo no kugira icyo bikoraho mu buryo bufatika. It's not just about information, it's about transformation. Ntabwo ari kugira amakuru ku bya Kristo, ahubwo no guhindurwa na Kristo. Equipping men to
to be disciples is why I came 15,000 kilometers to be with you. kwigisha no gukuza abakristo nicyo kimpagurusa nkakora urugendo rw'ibirometero 15,000 kaza cyangwa. Are there any questions so far? Hari ibibazo mufite dushingiye ku byo tumaze kuganira? I want to make sure we're all on board with what the Great Commission means. Nshaka ngo twese twumve turi kukurikira kugira ngo tumenye inshingano nyamukuru Yesu yatusigiye yariyo, tumenye no ko twayigiramo uruhare nk'abahamagariwe uyu murimo. We'll talk later about applying it, but I want to make sure we know what Jesus meant when he said tubatosi. Turaza kuvuga neza ko twabishyira mu bikorwa, ariko nshaka ngo tubanze dusobanukirwe ibyari byo kutoza, guhindura abantu abigisha ba Kristo, kubakuza bisobanuye iki. Ari ufite ikibazo aho tugeze? Niba ufite ikibazo nyabuneka tureke kubigira academic cyane, tubanze dusubire kuri ariya magambo akomeye yavuze. Benshi ubwe muri context ya Cyangugu murabizi, ufite abakirisitu 400 muratura 3,000 kubera sibazo uwo bakorera n'ibindi indikateri nyinshi, sibyo? N'abakirisitu bafubye sindi bagererana na ya mirambo, ariko urumva turagenda tutora abantu batararezwe tukuzuza umubare, ariko waza kureba abahinduwe na Kristo baba muri Kristo ari bake, cyangwa se natwe ubwacu tutari muri Kristo, sibyo? Ibyo rero ni ibintu tukwiriye kureflectinga deeply, tukabireflectinga deeply, tukareka kubifatira hejuru gusa, tukabanza tukumva discipleship icyari cyo, noneho kugira ngo n'amasomo yandi akurikiraho tuyaha akaciro kayo. Reka twumve kanoni Azarias. Why have we said that the problem the world is facing, or it's the man and the church, not a human being inclusive, to include the female, but saying umugabo, the man and the church has failed to be discipled? Yeah. The reason of that is very simple. Impamvu iroroshye cyane. If we get a man right with God spiritually, usually his family gets right with God. Impamvu iroroshye cyane, mu gihe umugabo yabaye umwigisha mwiza wa Kristo, biroroshye urugo rwe gukurikira Kristo. Murumva ko ari twe ba nyiraba, ibi bintu nibyo nyamara. Ibintu nibyo nyamara. The man is to be the leader. Umugabo rero iwe muyobozi, mu gihe yabanye neza na Kristo akajya muri Kristo, biroroshye urugo rwe kujya muri Kristo. We're all sinners, twese turabanyabyaha, male and female. Umugabo n'umugore. But for effective change, the man in the family needs to be the one who changes first. Ariko kugira ngo habeho impinduka ifatika kandi mu buryo burambye, mu buryo bufatika mu muryango, nuko habanza guhinduka umugabo. Because if you get the man spiritually right with God, his marriages usually get right. Mu gihe umugabo yahindutse akajya muri Kristo, urushako rwe rwubaha Imana, n'ibindi bikurikiraho ukasanga urugo rubaye rwubaha Imana. And if you get the marriages right with God, your families generally get right with God. Ubwo rero mwabagabo mwe akakantu karakaze. Umugabo yabanye neza n'Imana, ubwo rugo rubana neza n'Imana, itorero ribana neza n'Imana, mu kingo zabanye neza n'Imana, n'itorero ribana neza n'Imana. And if you get your marriages and families right with God, your churches get more spiritually healthy. Kandi mu gihingo zubaha Imana, n'itorero ryubaha Imana, ribaho mu buryo bw'umwuka kubera ko bihera Mungu. And if you get your churches spiritually stronger, your communities get strong. Kandi mu gihe itorero ribayeho mu buryo bushimisha Imana,
umuryango mugari cyangwa igihugu cyangwa akarere kahita kabaho mu buryo bwubaha Imana kubera ko kagizwe na ya miryango yubaha Imana. But it begins with the man. Ariko bitangirira ku mugabo. Kanoni wakoze, thank you for the question. It was a provocative one, but it has made people go deeper into the session. God created man first. Imana yaremye umugabo mbere na mbere. We're to be leaders. Emugira umuyobozi. The responsibility rests on the man's shoulder. Inshingano nyinshi ziri ku rutugu rw'umugabo. Andi nibyo turebeye no ku isi ukumva ngo Ukraine ngurasha ngo iki bibande nabaga ugiye gusesengura neza abagabo arica kakiza ubwo rero nibyo bikiriraho nibyo byapfiriye. And one of the evidences related to your question is there are not enough men in church. Ikindi kijyanye n'icyo ugiye no mu itorero usanga abagabo batanahagera. Aren't most of your church members women? Abantu benshi baba mu matorero yanyu si abagore. Nibo bafite ikibazo, nibo batagera mu itorero. What's the missing link? What's missing? Ikibuze ni iki? The men. Umugabo bigaragara ko atabanye neza, niba ko atari muri Kristo neza, ntagera no ku rusengero, na bwa butumwa uvuga ntabwumva bataje. I can assure you that if you get stronger men, you will get stronger churches. Ndabizeza ko mugize abagabo b'abanyembaraga baba muri Kristo, itorero ryanyu rizakomera nta kabuza. I know that from the 4 churches I've pastored. Ibyo ngibyo mbizi mu matorero ane nayoboye, mu gihe wagize imbaraga z'abagabo iryo itorero rirakomera. Sure, Jesus ministered to the crowd. Surely, Jesus did minister to the crowd. Yesu yakoze ivugabutumwa mu bantu benshi cyane. And his followers, who were male and female. Abamukurikiye harimo abagore n'abagabo. But when it came to appointing the 12, they were all men. Ariko agiye gutora 12 atora abagabo. And he discipled them for 3 years. Arabatoza kumara imyaka 3. And we will follow Jesus' model as I go further in discussing tubatozi. Ariko nitukurikiza uko Yesu yabigenjeje atora abo bagabo tukabatoza kuko turi bugende tubyinjiramo. Komite n'abagore iki n'abagore abagabo barababuze kandi ibintu byose byubakiye ku mugabo ngaho. Tugende tubashake tubazane tubatoze ngaho. Ni nkaho turi gukinira hanze y'ikibuga abantu. The only way out of this mess is to disciple our way out of this mess. Yes? The only way out, only solutions to the men problem and the church problem is to disciple our way out of the mess. Ubwo rero igisubizo kugira ngo tuve muri cya kibazo cyo gusanga umugabo n'itorero byarabaye ikibazo no kugira ngo tutoza abagabo tushobone kugisohokamo kubera ko niho gihera kaba kirakemura. And if you don't agree with that, talk to God, because that's what he said, tubatozi. Kandi icyo kugira ngo nikitugora cyangwa kikatunanira tuvugane n'Imana kubera niwe uvuga ngo tubatoze. Behind every social ill is an undiscipled man. Yes? Behind just about every social problem is an undiscipled man. Buri kibazo cyose kiba ku isi mu buryo sosiyali, ibibazo byose biba ku isi, ubiri inyuma ni umugabo utaratoje ngo abe muri Kristo. The church has gotten distracted by
treating the symptoms and not the root cause. itorero